Ndi papa Sava. Mama Sava. Mama Sava. Ariko uracyakora iki mu nzu? Nakubwiye ngo zana ayo masiniya cyangwa inkoko nkwereke ibintu uko bizajya bigenda. Basore. Ibyo ni ibicurimo. Kandi twumvikane. Ibi bintu niwe wabitangije, bivuze ngo bigomba gukomeza uko wabitangije. Turagendana? Hakubwiye wivugishwa ngo ninjye wabitangije, ninjye watangije gahunda z'ubwo bw'umutima wawe. Ntagiye mureka kugereka ingeso mbi zanyu ku bana. Ceka make. Hasoni. Ingwe ntago yari izi gufata ku gakano, yarabwirijwe. Ibyo bintu byibuke neza. Ariko ubundi Yese watabaye ukavuga. Watabaye ukavuga ukareka guca imigani nk'iya Yoyise. Urashaka guca iki ngo ujya kurira Tanzania, wavuze ugashyira hasi byose umuntu akabyumva. Ari icyo utibuka? Pasava mwiriwe. Ndimba wiriwe neza. Pasava none nakuriye. Reba imyenda nkuzaniye Pasava. So uvuga ngo sinzi kukwambika? Noneho mbabara wigera ino myenda. Uyigere neza uyirebe. Noneho reba urukweto nakuzaniye. Reba Papa Sava, barwita miruwari. Ni wowe mugabo wenyine waba urufite muri karitsiye. Mama Sava, amafaranga wahishije wayakuye? Nise ko naguhamagaye ntufate telefone. Wamamagaraga se nshaka wiki? Nagira ngo nyine nkubwira ko ngiye ku isoko. Ikibazo nkubajije n'ibisubizo uma birahuye. Nakubajije ngo amafaranga wahishije uyakuye? Nise sinakuye muri varize. Ngo nguki? Ariko wa mugore uruzuye? Ujya wipima ukumva uruzuye cyangwa ufite ahantu ufite ucagata? Muri varize? Muri varize nyine sose na amafaranga nshaka gusanisha inzu niyo wagiye guhahisha. Hako Papa Sava, ubwo nk'ibyo bintu biri kuvuga inzu se ko ari icyo uririyemo inzu niki? Hanyuma imyenda nizo nkweto se ubwo ni ifiriti n'amakaroni ni iki nyine ngiye kurira muri iyi nzu? Nekira hako ngiye narumiwe. Ariko ugatinyuka ukanavuga. Ngenda amafaranga yo gusana inzu kajya ko yahahisha warangiza ukazu. Oya wirwana Papa Sava. Ariko ihangane. Ihangane Papa Sava, ihangane. Komera. Ihangane nuko. Ariko se urambwira ngo nihangane ndagengujije sa kwa amafaranga mvuga ni ngiye kubaka. Ariko se nihangane ntago ngujije, ntago bizi. Ntago byoroshye. Ubu si byo ngibyo byose uri kugenda ugura sa kwizabireba. Wajyanye amafaranga ngahe? Sinajyanye si 1,100. Gaho byumve none. None se ubwo hasigaye iki? Hasigaye iki subwo? Hasigaye ikira? Ubwo si byo nibyo gifitiye inzika? Ntabigirira inzika. Ubu iyi ni konoshi narayubatse yaruzuye. Iri ni irange narasize cyangwa ni karabasaso narateye. Habigirira ibi ngibu byakire niba utangije ibintu byakire gutyo. Ni gutyo gahunda zimeze kandi uzikurikiza uko zigomba kuba zimeze. Ibyo bikujyemo ubyubahiriza. Setu. Bivuze ngo wa mbere inyanya 5, igitunguru kimwe. Wa mbere nuko bimeze. Kuwa kabiri inyanya 5, igitunguru kimwe. Kuwa gatatu ni inyanya gusa. Ni inyanya nyanya gusa nta gitunguru. Kuwa kane nta nyanya. Bivuze ngo muzarya ibitunguru 2. Kuwa gatanu rero nta runyanya nta n'igitunguru. Ubifate mu mutwe. Kuwa gatanu nta runyanya nta gitunguru. Ibyo rero ntago nzabiteka mu rugo rwanjye. Ubyumvirize ntabyo. Ariko ninjye utegeka ntabwo ari wowe utegeka. Navuze ngo kuwa gatanu mugomba kubirya ari imiriki. Ntabyo nzateka. Ariko ntacyo. Kuwa gatanu muzashyiraho n'uruboga. Nuko bimeze. Mama Sava nuko bimeze utazagira n'icyo uhinduraho. Nuko bimeze. Nzagira gutya nzajya ndya ncunga. Nzabonamo akarizo k'igitunguru cyangwa nkabonamo agatanyu k'urunyanya cyangwa se akabuto. Uzabyigendeho.
hanyuma noneho nyine muri weekend tuzaba tuba dufite nyine akazi gakomeye ni inyanya kuwa gatandatu inyanya 10 wenda inyanya 10 kundeba ucyose erega niko bimeze inyanya 10 n'ibitunguru cyumweru tuzaba tuba twananiwe nabwo ni inyanya 10 ebyiri eshatu n'ibitunguru bibiri kandi hanyuma kuwa gatanu ugomba kunyibutsa tukajya gushaka kororwa kazifashishwa muri weekend akadahingwa nyine akaboga kugira ngo ibintu bigende neza uri kubyumva neza uzajya unyibutsa ko tujye kubireba ndabyumva mubyeyi ese ko numva ubivuga ujinyura gutyo navuze ngo tuzajya tujya gushaka inyama kuwa gatanu nabyumvishe databuje none se ikindi ni iki hanyuma ikindi n'izo nyama n'ikintu bita ibirungo nabwo tuzajya tujyana nawe bimenye ko naho ugavuriramo ugasesagura tujya kubyihahira nk'ubu nk'abantu iyi karitsiye yose ko bakubaha nk'umuntu wibashye usobanutse abantu bazajya bakubona wirirwa inyuma y'ingutiya z'umugore wawe ngaho muri busheri ngaho mu birayi ngaho mu nyanya ngaho mu bitunguru ngaho mu buto bazavuga ko noneho usigaye uri mugabo ki bazaba bandeba se bareba iki barebye ibibareba ibitabareba bakareba hasi undangariye agasitara agacika amano bazaba bareba iki bajye bareba ibyo mberetse inyuma y'ingutiya se ninde bababwiye ko nzajya nkora inyuma nishaka nzajya nkugenda iruhande cyangwa imbere cyangwa hari aho mejwe se nta soni harahagazwe da hadahagararwa se nyine harahagazwe nyine ibintu nuko bimeze ikintu cyose hano gisaba amafaranga nta wundi ugomba kukigena ni papa sava ujye ubanza umbaze mbyemeze cyangwa mbihakane bye kompuri ndakeka byumvikanye hasoni ngo ngende inyuma y'ingutiya z'umugore imbere y'ingutiya z'umugore iki ibyo se bibarebaho iki ikindi ahubwo nicyo nari nibagiye kukubwira nuko muri uku kujya guhaha nyine tugomba kubereka twebwe ibyo dushaka urumva ntazagira udukeka yuko ngera iyo ni tekinike dushaka gukoresha ahubwo bakavuga bati bariya abantu barakundanye ibyo rero niyo mpamvu nkubwira ngo uko tuzajya tugendana muri busheri aho ngaho tugurira ibirungo muri turiya dutanda tw'inyanya n'imboga n'iki tugomba kugendana nk'abantu bakundanye ugomba nyine gukina nk'ukina teyatere iryoshye cyangwa filime bikaba ari nk'ibintu witoje uranyumva bya kompuri uranyumva neza bishatse kuvuga ngo iki nitugera hano ukabona ntushimye ibyo ngiye kwagura ukabona undi arabifite uhita umbwira uti sherisiki guririya ni udahenda ku buryo nibajyana no kuducishamo ijisho hari ukuntu uzajya unyegera gutyo ukava nk'akantu akabizu ku musaya ngo nyine babone ko turi mu rukundo ari ukubera ngo ufasha nk'umugore nkunze ibyo kuvuga ngo inyuma y'ingutiya z'abagore nijoro nzajya ngenda imbere cyangwa ngende ku mpande ntabwo ubundi reka nkoze kupasava nta kibazo cyo mu mutwe ufite ubu ntabwo wasaze inde ubu uri muzima neza nta kibazo kare we nsara njyewe nsara ibyo nkora byose mbihagazeho nta gusesagura muri urugo byongera kuza asoni niba utangije ibintu bitangize nyine bimere gutyo ahubwo uzi n'ikindi jyana ibi bintu mu nzu noneho uhaguruke dutangire twitoze uko kuntu tuzajya tujyana niba ari ukugura ibirungo uko tuzajya tujyana niba ari ukugura inyanya muri twa dutanda muri bushori uko tuzajya dutambuka nyine cyakoze umurengwa wica nk'inzara koko cyakoze ntumpagireho wa mugabo we ntumpagireho ndumva atari gusa mwiriwe ego amakuru mwirirwanye ese ni wowe dafi mwiriwe muraturushinga muduhe se muraho neza ese wa muntu we muri iyi minsi ko byakome muri iyi minsi rero izuba riragira gutya rikapfa rigacana wagira ngo ni ngubikubise umuntu akumagara haza n'agacu kakaza ariko ugasanga n'ubundi umuntu aracyashyuhiranye apasava wongeye narumiwe ahubwo ni uguhomaho wa mugani ibyo wumva hanyuma narinje kurahura nzengurutse karitsiye yose mbona ngo bacanye ku mbabura nengwe gusa yego uruwavu bino ubwo se wa mugani kurahura niko ye ubwo wa mugani nk'iwazicanisha izo nzarara oya data turi abasirimu twe namwe
kanjye kurahura ariko ko kutarahurira undi urampe ko wasingiye kwitwa neza akabwana kane mu cyarire iki masava ukubitwa uzirikiza uko wandahuriye aha muntu uheruka inzira mu kibo ibyanga byasubiyemo amakara ni 18 ku munsi uti amakara ni 18 ntaryo kurahura ririmo ariko none se uko mwumva mutorohewe ngakira amakara yakange ngo yangaya ataka nakubwiye ko ibyaha byose asigaye babigira nta makara yo kurahura bashyize nibashyiraho tuzababwira ariko si ubwo nk'ubwo nk'igihe wabombogotaniye uzi ko wagira ngo ni cya cyuma gisya konkase uratogota ubugambo burabuhuragura ngo n'amaminwa y'inkono batetse yenda gutobora inoze rahurira undi yigendere niko se papa sava izo mugize zuzikuye he ko ubushize namurahurira agenda umutangirana umuriro ugarusuka ku mbabura yawe uyu nguyu umugiriye mpuye ni iki yaguhaye aguhaye iki gitumye noneho ushyiramo inyoroshyo ku buryo wumva ko ari wenyine wahabwa amakara muri uru rugo cyangwa uzi ko ibyanyu ntabizi uzi ko ibyanyu umva nkubwira dafi utankora mu bwonko ibeshya ukore kuri iriya mbabura ngo ucaguguriramo amaboko ahubwo shyirahurire umva niba wazanye gahunda yo kugera muri uru rugo gera byose cyangwa ibintu ahubwo bibe bibi cyane urumva urangirizemo akaboko nubwo n'abanyarwanda ntabwo ari njye wawuciye nta soni cyangwa muzika ibyanyu ahubwo ntabizi handebera de soni byakomeye ubwo bigomba gusubirwamo bisubirwemo cyangwa nawe atahane imbabura yiwe komeza ugera inyanya n'ibyo ushobora